Allo Sister ngo yemeze bite? Nagushakaga byatari nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Wumve ngo naraye hanze undi gutitira rwose niwe muntu nyina muri Nairobi mfite wamfasha pe. Guri mu rugo? Minota 30 ndaba nkugezeho. Sawa nta kibazo. Urumva rero ibi bintu bari kurumva yakorwagira ushiro umutima ube hano ubu nibwo buzima tubaye iyi niyo nzu iyi niyo puzu wambara iyi niyo fu kurabyumva nizo mboga no kuvuga ngo rero aya na mashasheri urumva na machaja urumva iyi charger tuyirangurije 150 kurumva ndako ukayigurisha magana ngana 500 amakeya wahebuye ni 300 rose magana 2 ntubawuze none se wagiye kwirangurira wayiranguriye mwana nabize urugendo baba wakoze tuzurye nakumvishije makeya ari 300 jana 50 niyo nyungu kurumva turukirwa gashana sije yasinje tumbeshereka nini gashana turusije ndagashanye ngakoze ko nagira niyo tugiye kurumva iyo no ndaje kwerekera kuri telefone yawe harimo tuboro hano tutakoresha ngaho dutari ako kare kikavuye sawa nongo biza bifunze kano rero na kantu kuguhanaguza ikirahuri cya telefone siko muri ekara yayo iyi ni number 1 nirimo akani kutahera kurumva akana kakabiri sibyo nako ndareba ndi muri gahunda yose amaso imbari zo zazishura inzu kanje dore wewe nuvuga ngo kano gatambara kano kakabika cyane uguta mukamazi kariho n'utuzi urumva kuba kariho utuzi rero ututuzi nutwo gukuraho ubucafu hano siko hanyuma ukagata ugafata akakabiri uko biri kose nuko bigaragara akakabiri nako tikaza n'amazi sibyo karaza kumutsa wabonye hanyuma ugafata ya screen ya protect singiye sawa noneho ugafata kino kirahuri ukagira guti siko wabonye ko baga karatasi none ukubika guti wabonye uzitangira guti wabonye manura bukebuke agenda manura ukuraho kana kugeza kiss siko hanyuma uzuga kanda gutya kumva uzugenda kanda gutya kumva igafata sawa ndagira ngo ari isi ariko tuzobanza tujane nk'imizi tuzoshana ariko kujana kwanshe nawe nincaha ngaha umukiriya azogurisha nawe nuzogurisha aho ariko ndi tayari ureko ubunebwe ni kugenda ariko ukibukaho wavuye ugataha ugenda ujya muri ya migonzo kandi ufite amakode uzoza ubaza abantu n'uyu uzobaza abantu urabona umuntu asa n'intuza n'intambwe urasa nayo noneho ugenda ubaza abantu wabwiye intambwe zibaza abantu tamagani bidafite mu bwonko afashe niko bakubwiye we shunga sana uzikunda guhunabona ubwo nawe nta bwonko cangamuka ibi ngibi rero kurumva ibivyo nashira umutima hano kurangura ni mu mugi
tuzoza tujana zoza ngenda se ndumukozi wawe sawa tuzoza tujana turangure tuze duhaye ducuruza mu mugina maguru tukagera ino hano rugaki sawa ugaciriya hiya ngaciriya tugahurira mu rugo twese sawa turi kumwegera sawa zani cyo ikapo dusubiza mu neza Kaya kutondeka neza yahi Não tekerezamo zino toyamo zose zira ngo byagenze bite Urano nijoro natashye nk'ibisanzwe mvuye mu kazi ngeze mu rugo nsanga amungu tubana yazanye umugore mu nzu yazanye umugore yemana kugenda n'ibya bindi nyine byatenze ngo ngaragenda ahita azanambira ati n'umugore wanjye namushatse ahubwo wowe shaka hujye none ikintu cyambabaje yawe mbisa munara z'ijoro kandi twiruganye umunsi wose ntiyabimbira umuntu murabana mumaranye iyo minsi yose arashaka atakubwiye ngo genda nashatse umugore ko byagenze kabisa ndareba mbura icyerekezo ariko bwamaganye kubwira ko ukuntu byagenze ni kuri pe kandi urabizi no Nairobi nta wundi muntu mfite kubwira ibibazo byanjye ibintu bibi no nabyo ntagatangaza none ubwo turagira gute bose mfasha urabibona nta mafaranga mfite rwa wenda ndikodeshereza n'akazi muri no minsi kari kugenda nabi wumve ko nsigaye njya ku kazi nkahirirwa nkatana n'amafaranga 100 ngore cyangwa nawe nuko utana contribuaga narabikoraga twese ahubwo ngo ndi ikintu cyabayemo niko kuntu nyine wanyakiriye kuriya nyine akenshi byose biri mu nzu matera iki byose byari ibyo ariko ngero by'amafaranga yo gutaguhaha kwishyura inzu byari arumva yambwiye ngo ngende ngiye muri cyo njyana nyoza kuba mfite nk'ibintu byanjye ntabwo ari bikora biriya bintu yakoze none se iminsi yose umaze ino ko naje ino mbere yanjye kuki udakora ngo nawe ugire ubwo nawe nyine yuba ufite ibintu muri iyo nzu ntiyari kuba yakwirukanye ega none ugira ngo nayikinye wenda icyo naguhishe akazi ndagakora pe ariko kugira uzabona amafaranga yo ngo afatika ugakoramo ikintu kizima biragoranye ese unanjye nanze kuba mfite inzu yanjye kuko nigengamo ari rero kugira umuntu agusore saa 8 z'ijoro ntaho kujya ufite ngese nishimiye ubwo buzima nese ubwo waraye ntagiye nyine njya kora umuhungu wa inshuti yanjye nsanga nawe ntaho hari nawe ntiharaye izo saa 8 izo saa 8 nagiye ndicara ahantu ku kabari naguze fantimu nyicaraho ndayimwa mpaka bukeye naraye nicaye mpaka mu kabari akono ndavuga kurya ase urya kangaye ku munsi urya kandi basaba kirya kabiri muri nayo bishoboye ubwo nyine twe kuri nge kurya kabiri ni amakosa ariko ni no munsi ntabwo yaze njya pe bihari kurya kabiri ni amakosa pe baba data none wakureba uwo mupira wifunze mu bitugu n'inzara neza irakugaragara we ikintu kibamyo ahubwo no umuhungu inshuti yanjye dukora namwe ngo ntwara amabuye mu gufuka umuyaga utazamukansimbuka ese baboneye Nairobi nawe Nairobi yo niyo ariko Nairobi yaranyize niyanyaye Nairobi yarabanje iranyiga ariko rangiye kuyiga ko bimeze harya ubu maze igihe kingana gute ntabwo ari kinini nese ngiye kuvuza imyaka 2 igiswahili cyo warakimenye cyinshi ndi mubaya cyinshi cyane uri mubaya koko igiswahili nawe warakimenyujeje ubundi cyese haka nkurebere ibyo ariko no mu ishuri ndabizi wafataga vuba rega ntabwo igiswahili cyakunanira genda uwanyawe oya ntugire ikibazo cy'amatike ntugire ikibazo cy'amatike amatike nzayamushakira nzamwishurira nimba aricyo kibazo mufite none se ko umwana warangije ishuri udahaye wiga atari kuvuga ngo ni ishuri ritumye basi yicaraho uko yicara ari mu biki erega amaze kuba inkumi
amaze kuba inkumi n'umwana ukenera utuvuta n'umwana ukenera utuntu twiwe ibyo muha ntibihagije kuko hari utuntu twiwe n'aba akeneye nyine mutamugezaho kandi atiyo tugusaba bitewe wenda n'ubuzima abantu baba barimo agomba kuza hano agafunguka umutwe akiga gukora agakora akinjiza amafaranga yiwe naho yicaye ntacyo ari gukora ese ahubwo ariyo mwumve nawe muvugisha nawe ni ukugenda gusa agaceceka ntavugishe n'abantu muvugisha akazi birimo kugenda se ntabwo gusa ni wera umeze neza ukagiyemo nagiye kabisa mu kazi mapema niyo saa ni kwa nyakitaza gusa n'urushye n'izuba uravukiye kurangura oya yemve nari mu nzu oya yemve ni yagiye kera yagiye mwamutanye gahunda se oya narinze ahantu afite ko ntikamubwirane ijambo utese ni inshuti bisanzwe ntacyajyamisha uzavuga amakuru ntakiteka kwa mukuba nyine twikere dufite umuntu wacu oya ni ubucuti busanzwe upfa muri ibyo ngibyo aya kabisa sinza mbabona neza mu mboni z'abantu bakuru mbega nawe ndi umuntu mukuru reka ngere hano hejuru hari umuntu urimo ujya hanze ngiye gusezera hanze muri Amerika utuye hano ntabizi cyane hano hejuru keza atari umuntu uvuga oya ariko wenda nuko ndamushyitsi nawe size ujejo oya kangere yamurebe oya nimba ari umuntu nanjye reka tuzamukana aho tujyane none se nyine reka njye tumusezere umuntu muduturanye mu gipangu kimwe nuwa hejuru rwose y'uwanyu besha ukabura dusize uragiye ndagusize sheri wanje tuzagukumbura gusa nanjye nzagukumbura nza kubona utambutse udutenga dukeneye gutyo ufite udutenge ku mwanya utangiye kuvuga udutenge mbabarira niko kazi kantunze none se uzagenda ryari shano kurabwo nari nguhamagaye nzagendeje ejo yego naho ni nkaho wabihishe umushyitsi watuzaniye ntabwo twamumenye tukabona kumenya nyine ahubwo twagiye mu makuru menshi njyewe se utwihanganisha ni mumuzi murumuna wa bienvenue yego yababwira nawe ni umuntu mukuru baravugana neza inde mukuru amazina yanjye nitwa Rutare bienvenue grand frère kwa data wacu niyo nkiza muri no muhana sindatinda
mfitanye akagasura imbukeya ni igikara batwirabura twese ariko nyine mfitanye agasura kabisa cyane kabisa mugiye gusa ni byiza kuba tubamenya mwagize neza ni karibu cyane hano iwacu asante none kano amakuru y'iminsi rero ni neza yego tumeze neza n'izuba gusa yego izuba rimeze nabi shaka uko nari nguhamagaye ngene kubasezera urabizi by'iyi minsi ntawe ugipfa kuvuga kandi basiga batungura none no muri iyi minsi reka nkubwire amakuru nari nguhamagariye ko nani yagiye iwanyu yagiye kandi iwacu nawe akamusize wenyine bazaje mukabana ko ari byo byiza byaba ari sawa ni ukuri muzaza n'ubundi nzabasponsa ningerayo nzavugana n'umugabo dushobora kuwushira amezi 6 cyangwa umwaka nawe mwamwipanga sinzakugiriye neza ya ni byiza cyane turadutenge noneho uzoza udukoramo nk'iminsi 3 kudutenge urwo twakuboneye cyane ukuntu waragiye uracupira uranyunyuka serereza ameze neza kuba nirirwa mu kazi ntasohoye inzara nk'izo zawe noneho sinarazikoresha ariko ngiye kuzikoresha ariko noneho ngiye kugushakira sponsor noneho ngiye kubageramo noneho neza uzi ukuntu ngukundira inshuti yanjye kandi utazibimenya nawe uzamushakira uyu se uyu turaziranye uyu ni magara uyu dufitanye byinshi sheri kana byiza kana gushakire wowe waramubonye njyega ni ngombwa akagenda nagera azamushaka ati sibyo byiza tuzabana na Noro sibyo byiza aho usigara wenyine kandi Noro nawe aramenye ko ari we wenyine ndavuga nzamubwire kandi yaragiye kandi n'umwana mwiza shaho muzabana neza ntaco ubwo yavuze ngo abitekerezeho kabitekerezo tuzabimenya bitekereje ariko shaho none sibyo byiza kugufasha kukwishurira inzu nawe ukareba utwo sevinga sibyo byiza shaho ndaza kubitekerezaho wakore neza ko abanyamurenge muzamucutu ntugafatire abantu imyanzuro mureke wagenda bitekerezeho niyumva ari sawa nta kibazo sawa nta kibazo ufatira umwanzuro nuko bigusabisha kandi nyine kandi nanenzi ko ari byiza gusa abanyamurenge ngamuca muri za shortcut zinshi ariko ugenda bitekerezeho hakiri vuba nibyo byiza ko nkeneye kumusiga zirafasha reka banza byigeho niko kwiza yego muzavugana ufate nimero yo muvugana tumuziranye se muzavugane ko uzagenda sibyo seruta ko wacecetse cyane jewe ko ndategera ikiganiro cyanyu cy'abantu se baziranye ariko yoza wagira imana ukabona ugufasha n'ubuzima bwawe ibaze kumufasha umwaka wose ariko abanyamurenge gufunga umutwe ariko gufashwa rimwe na rimwe nabyo ntabwo ari byiza rero turi umuntu w'umunebwe urabona mbireke ntubireke kandi umufasha wenda kumwongerera umutahi akikorera akaja mu nzu nziza ibyo mutaga ni ibindi ibyo utaragerayo kera buri kuvuga ibyo mutahi wasanga n'ibyo uri kubivuga nuko utaragenda oya kubafasha kwishurira inzu kubera ko musize jewe kugira ngo munyishurire inzu uwo mufashe umutahi byiburuka muheza indi nka 50% igasanga iyo yarafite akabavuye namufasha uzatuma ari umunebwe noneho mbyihore mufashije azaba yabaye azumva ko ari ubuzima bwiza ariko kuri nabyiza bafite kwiyitaho umunsi ndabona wagurishije amafaranga zari zihari ni sawa neza nako mpaca guke umuntu wese akaba yagurishije narakubwiye akazi ni urumva ni ugucangamuka tugende wanditse amenyo mu ibarabara rusekera abantu bose nakubwiye ko mushoboye be serious ku kazi ni akazi bazibonye z'ubwoko bwose nibyo kabisa zakava zose nizi gusa zisigaye neza nariko mpaca babazito barakwazigwanira ubwiza ziriho umuntu nukuri k'Imana ugira ngo n'umunyorori nizi gusa se
Corona mfuko y'inyuma ziri. Ntazi. Uno ni moshwari usirimu. Kafaranga ziri. Aha. Uko niko wacuruje. Noneho tugira ngo iyi si ntigira ibibazo. Twari kumwe n'undi mugabo. Ariko twari turi kumwe n'undi mugabo. Uwo mugabo tibigeza amugurira abenini. Neza ariko yikojejeho bakamugura. Kwa useka. Kasekuye. Uwo yikojejeho wese bakamwima. None tugeze nimugoroba wa mugabo ati none ndatayara abana gutyo. Tingaho de ukuntu ikintu ukora byibura gato ya kajeste. Shira abana arikugura. Nuko yanganyiye arambwira ko afite n'abana impfubya rero. Nawe nk'umuntu nukuri ahubwo gwa rundi runini rw'ikopi nigo namuhaye. Namuheza nawe ayo abana ari kubura. Nani tangiye kugushima uvuga ko wamenya akazi. Uzomvu ufite ubwenge. Kuko urabona ndi hoho.